Hello, nongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi kundi kuri Mag TV Rwanda, nizere ko meze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Kuri uyu munsi rero ngiye kugaruka ku bintu bikomeye cyane u Rwanda rumaze kugeraho mu bijyanye n'ubuvuzi. Ndetse si ibyo gusa, ndanagaruka ku bantu muhunga u Rwanda. Reka mbyite guhunga u Rwanda. Umuntu ugasanga afashe icyemezo cyo kuva mu gihugu cy'u Rwanda ndetse anyuze mu rugendo rukomeye cyane mu buryo busa nkaho butemewe n'amategeko, akanyura mu buryo bwahungabanya bwahitana ubuzima bwe, ari kwibwira ko ahunze u Rwanda kandi u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi. Ese niki gitumye mvuga kuri ibi bintu? Impamvu mvuze kuri ibi bintu ni ibintu maze kubona Minisiteri y'ubuvuzi yatangaje u Rwanda rumaze kugeraho, kandi si mu buvuzi gusa, hari n'ibindi bintu byinshi mu Rwanda. Sector nyinshi zimaze gutera imbere, of course zimaze gutera imbere, ziri kwiyongera. Nimvuga gutera imbere nimwumve ko byarangiye, oya, uko biri biruta mbere. Ubu ngubu bimaze kugera ku rwego kugeza naho ibihugu byo hanze, biriya bihugu mwita ko bikomeye ariko mutazi impamvu, sometimes ugasanga mwe bagendera mu kigare, mwita ko bikomeye biza kwivuriza mu Rwanda, especially n'ibi bihugu biri mu karere kacu, mu karere u Rwanda ruherereyemo, ugasanga baratugana ku cyerekeranye n'ubuvuzi. Ese imashini ziri mu Rwanda zitari ahandi ni izihe? Serivisi ziri mu Rwanda zitari ahandi ni izihe? Byagizwemo uruhare nande? Ni ukubera iki birimo? Kandi abantu bamwe bahunga u Rwanda bavuga ko rukennye batashobora kurubamo. Simvuze ngo utava mu Rwanda ujye hanze, you have to go if ari uburyo bwemewe n'amategeko, ari uburyo bwiza, uzagira n'ahandi hantu ugasavayivinga. Ariko ibyo byo guca mu nzira zisa nkaho zisobekeranye kugira ngo ugere imahanga naho utageze ari aho wabwiwe, you have to pay attention please. Ndakubwiza ukuri ko buri mwaka u Rwanda rwakira abanyamahanga barenga 5,000 baje kwivuza. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko buri mwaka hari abanyamahanga barenga 5,000 binjira mu gihugu bagenzwa na serivisi z'ubuvuzi kubera ko zitangwa neza. Buriya ko serivisi zitangwa no kuba zitangwa neza ni ibintu bitandukanye. Ndetse usibye no kuba zitangwa neza, zinatangwa mu buryo bwihuse. Imbwi ndavuga nshizamanga, nta kubeshya kurimo. Sindi umunyapolitike ngo ndi kubakundisha igihugu, ahubwo harimo ibintu byiza muri abanyagihugu. You have to love our country. Ariko nanone sinabashuka ngo mabwire ngo harimo ibi bintu runaka bitarimo. Ni ukuza nkakubwira ibirimo ukabikunda cyane, ko buriya tunashimira Imana ko twabigezeho. U Rwanda rero ruri mu rugendo rwo kwiteza imbere, rwo guteza imbere ubuvuzi ku buryo ruzaba igicumbi cya serivisi z'ubuvuzi, ndetse bimwe mu byatangiye kugerwaho. Hari serivisi zimwe zatangiye kugerwaho. Navuga ko u Rwanda ntabwo rucyohereza abarwayi benshi mu bitaro byo mu mahanga kwivuza indwara zikomeye. Ndagenda bahingero. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Atanaze Rukundo, yabwiye ikinyamakuru cya RBA ko kera nta baruzi ko mu Rwanda bashobora kubaga umuntu bakamukuramo impyiko yangiritse bakamuha indi. Ibi byari bikomeye cyane, byadusabaga bije ndende, aho umuntu wasangaga biramutwara amafaranga, nawe ubwe azava mu bitaro akongera akarwara bitewe n'ubuzima bubi yahise ajyamo. Uyu muyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima rusange, Dr. Atanaze Rukundo, yabibwiye RBA, yagize ati nta wari uzi ko ushobora gufungura umuntu ukamubaga umutima. Abantu bari bazi ko umutima udashobora gukorwaho, ngo iyo ukozeho arapfa, ariko ubu ibyo ngibyo birakorwa mu gihugu. Nta wari uzi ko mu Rwanda dushobora kuhavurira kanseri. Ibi ni bimwe mu byadutwaraga amafaranga menshi. Wasangaga hari abantu twohereza hanze bajya kwivuza izi ndwara kubera ko tudashobora kuzivurira mu gihugu. Si ibyo gusa, yanavuze ko hari serivisi nyinshi zigezweho mu buvuzi. Abanyamahanga biganjemo abo mu karere u Rwanda ruherereyemo bayobotse inzira yo kujya kwivuriza mu mavuriro yo mu Rwanda. Ati tubona mu byiciro bitandukanye, hari abaza baturutse
muri bihugu bidukikije cyangwa se turi mu karere kamwe, kuko babona imitangire yacu ya serivisi uburyo byihuta. Harimo n'abo usanga n'izo serivisi nubwo zihari ariko kugira ngo uzigereho bisaba izindi mbaraga. Ibi bintu mubyumve, mu biha agaciro. Simvuze ko mu gihugu runaka atarimo serivisi yo kuba umugore yabagwa neza akabyara neza, ariko se abibona ku kihe giciro? Abibona ryari? Tujye dutekereza kure nk'Abanyarwanda. Ntukabona amafoto yo mu Burayi ngo mve ngo ni heza, ngo wow. No, ugomba gutekereza ukajajinga. Kandi umuntu w'umuhanga agomba kugira iki? Critical thinking. Kubwirwa ikintu, kubona ikintu mbere yo kucyemera ukabanza kugitekerezaho, kugishakaho amakuru. Buri mwaka rero mu Rwanda twakira abanyamahanga barenga 5,000 baza gushaka izo serivisi baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Hari abaturuka muri bihugu turi mu karere kamwe, ndetse hari abaturuka muri bya bihugu cyangwa se bya bice usanga Rwanda igendamo. Hari abaza mu nama bagasanga serivisi ziri mu Rwanda baturutse mu bihugu bikomeye, bakavuga ati wow, iyi serivisi reka mite nyibyaza umusaruro. Imibare rero igaragaza ko abanyamahanga bageze mu Rwanda bashaka serivisi z'ubuvuzi mu gihembwe cya kabiri 2024 bari 4,004, barimo 3,907 bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Dr Rukundo avuga ko uje akivuza ahangaha bimworohera guhita agenda akabwira abandi, akagenda akabwira bagenzi be, akabwira ngo u Rwanda it's like wow. Yahamije ko hari ibihugu usanga umubyeyi kugira ngo abagwe bitwara arenga 5,000 by'amadolari. You get what I'm saying? Kandi agakoresha amafaranga agera ku 5,000 by'amadolari yakoresheje ubwishingizi. Buri kumba atakoresheje ubwishingizi n'ibindi. Nyamara mu Rwanda birahendutse cyane. U Rwanda rumaze kugera ku rundi rwego. Kugeza ubu ngubu u Rwanda rufite imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi, ari nazo ngiye kubabwira. Hariyo bita X-rays iri mu Rwanda, ultrasound iri mu Rwanda, MRI iri mu Rwanda, CT scan iri mu Rwanda, endoscopic ultrasound nayo iri mu Rwanda, Matrix impact iri mu Rwanda, ultrasound iri mu Rwanda, n'izindi mashini zitandukanye utapfa kubona mu bihugu bimwe na bimwe. Kandi izi mashini zije vuba mu Rwanda, ntabwo zahahoze. Nuko ngo uko bucya uko bwira u Rwanda tugenda dutera imbere. Ibyo ngibyo bijyana kandi na politiki yo kuzana mu gihugu ibigo bikomeye bitanga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga rihambaye mu buvuzi. Ubu ngubu binyuze muri kaminuza y'u Rwanda mu cyanya cy'inganda cya Kigali huzuye inyubako nshya igeretse 5 izakoreramo ikigo nyafurika cy'icyitegererezo mu gukora ibikoresho by'ubuvuzi ari cyo CEBE. Hari kandi IRCAD Africa iri kwigisha abaganga ibyo kuba uri Kigali ukabaga uri Texas muri Amerika, igikorwa kikagenda neza cyane, igikorwa kikagenda neza. Murumva ko ni ibintu bimaze gufata intera nziza, tumaze gutera intambwe nziza nk'Abanyarwanda, tumaze gutera intambwe nziza. Hahandi umurwayi wamubaga, hahandi umurwayi bamubaga impyiko irwaye bakayikuramo bagashyiramo impyiko nzima. Benshi mwagiye mubyumva mu myaka yashize, ukumva ngo umutima ngo iyo wawukozeho ngo umuntu ahita yitaba Imana. Siko biri. Mu Rwanda tumaze gutera imbere, hari aho twavuye, hari n'aho twageze. It means mu Rwanda kugira ngo have wagakwiye kuba ufite ikintu kirenze ugiyemo. Iyo ushaka no kujya muri Canada, it's okay, it's fine. Tuva mu rugo kugira ngo tuhubake. We leave a home to make a home. Ngenda byumva cyane, ariko wagakwiye kugera unyuze mu buryo bwiza bwizewe. Hahandi n'igihugu kiraba kibizi kikanagucungira umutekano nk'umunyarwanda cyangwa nk'umunyarwandakazi. Ntibakabashuke, ntibakababeshye. Ubundi tuvuye no kubijyanye no gutera imbere cyangwa se kugira amafaranga no kutayigira, nta hantu hari abantu bose babakire bose bateye imbere. Never. Ahantu hose wakorera amafaranga
sinzi impamvu bafata risike yo kunyura mu nzira yakwambura ubuzima byoroshye kugira ngo ugende muri Canada ngo niho uzabona amafaranga. Rubyiruko banyarwanda, pay attention. You have to think twice. You have to critique those bakubwira. You have to criticize. Ugatekereza kure cyane. Ntabwo buriya amafoto akwereka ubwiza bw'ahantu. Kuraka amafoto barayeditinga. Ntabwo filime zikinwa zikwereka ubwiza bw'ahantu. Iriya ni imikino nyine, ni filime. Ntabwo ari real life. Ni imikino. Handi uzasanga batubwira, ugasanga hari abantu bakunze kuvuga ngo politike nyafrika, ngo usanga kandi n'ahandi ariyo nzira banyuramo. Ntabwo ugasanga muri Afrika hari ibihugu bimeze neza. Nje nkunze gutanga urugero ku Rwanda. Ntabwo ariko ndi umunyarwanda, ariko hari byinshi mbona, hari byinshi tunyuramo, mfite experience. Ubwo urumva rero kuza ngavuga u Rwanda, ibyiza by'u Rwanda, niyo mpamvu uzabona habaye na kese mbi nkaza nkigarukaho. Ariko buriya mu Rwanda turi kuri cya kigero gishimishije ku buryo kwifuza kuva mu Rwanda byagorana. Ariko rimwe na rimwe abantu barashukwa, bakaza bakagushuka, nawe ukabyemera nkaho utagira ubwenge. You have to think twice. You have to think twice before making decision. Mukomeze kugira byiza, Imana ikomeze kubarinda.